umunyarwanda w'imyaka 24, akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 6, akaba afite impamyabushobozi ya kaminuza mu ishami rya Information Technology mu ndimi z'amahanga. Munyemerere Mr Rwanda nyite nk'urubuga rwiza rwo kugeza ku baturarwanda ibitekerezo byanjye, kuko bifite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu cyanjye. Numva ari urubuga rumfasha kugira umusanzu nanjye nk'umunyarwanda ntanga mu iterambere ry'igihugu cyanjye. Impact ni nziza cyane kandi bigendeye ku mushinga wanjye, ni umushinga wo guteza imbere ikoranabuhanga no guhanga udushya bishingiye ku muco, byubakiye ku muco. Narebye cyane ku bana batuye mu bice by'icyaro, si abana gusa ndetse n'abaturage bose batuye mu bice by'icyaro, haba bya Kigali cyangwa se by'u Rwanda rwose muri rusange, usanga nta bumenyi buhagije bafite ku ikoranabuhanga. Kandi muri iki gihugu cyacu dufite ikibazo cy'ibura ry'akazi, ariko mu by'ukuri dufite umuvuduko uhagije kugira ngo ka kazi tube twagahanga dukoresheje bya bikorwa byiza tuzanirwa n'abayobozi bacu batureberera. Nyiteguye neza cyane. Ni icyiciro yego kitoroshye, navuga ko kitoroshye, ariko nanone kiroroshye. Fatanyije n'abanyarwanda ni icyiciro cyoroshye, kuko nibamfasha bakanshyigikira, twiteguye neza dukoresheje uru rubuga rwiza rwa Mr Rwanda gushyira mu ngiro ndetse mu bikorwa uyu mushinga wo guteza imbere ikoranabuhanga mu gihugu cyacu, kandi mu buryo bwiza. Mr Robin yubaha abandi, yubaha abantu, akunda abantu, akanga umuntu wese wamusuzugura ndetse akanga umuntu usuzugura undi. Yifuza kuba yateza umwana wese ufite impano mu ikoranabuhanga imbere. Murakoze. Ibyiza biri imbere. Banyarwanda turi kumwe, ndi amaboko y'igihugu cyanjye nk'uko namwe muri, mwararwubatse, mureke dufatikanye. Nanjye maraso mashya y'ubu ngubu ndahari kugira ngo tucyubake. Twifuza kubona u Rwanda twifuza twe tubigizemo uruhare nk'urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange.